ko bavuga ku makomatire menshi kuri indaya uri indaya koko Jendi ndaya sindabihakanye uri indaya kuri gutabihakanye ndabihakanye makana umwuga narazwe bisigura neza wowe urabye na mama oya n'umuryango wa papa. Ukimara kumva amagambo avuze ushobora kumucira urubanza ukamwita indaya akabwera, icyo manzi, ihabara, ishyano cyangwa se ikindi kibi icyo ari cyo cyose ushobora gutekereza, ariko kandi ngo biriya yakoze n'ibyo avuga ngo birahuye cyane kandi ni urwego rwiza n'ikintu cyiza cyane mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese hano ku isi. Mbere yo kugira iterambere iryo ari ryo ryose wigezaho ugomba kubanza kuyakira. Kuba rero avuga ko atahakana umwuga yarazwe n'abasekuruza ngo ni igisobanuro cy'uko yamaze kwakira uwo ari we, akakira n'umwuga akora, umwuga umutunze. Kwiyakira ni iki bigora abantu benshi cyane kandi se ahubwo ngo bimaze iki? Ese ubigezeho byakungura iki? Ibyo tugiye kubiganiraho kuko rimwe na rimwe n'abantu benshi bibaza inzira n'uburyo bashobora kunyuramo kugira ngo biyakire, bakire ubuzima bwabo, abo bari bo, aho bavuye ndetse n'aho bagana, ingaruka bikagorana cyane. Muri iki kiganiro turabisuzuma neza cyane akantu ku kandi, ukaba uri kumwe na Sylvie wanyu nk'ibisanzwe nkaba nkwakiriye. Ese ngo ubundi kwiyakira ni iki? Kwiyakira akenshi hari ubwo umuntu akora ibintu cyangwa akavuga ikintu ukumva abo muri hafi baramubwiye ngo wariyakiriye, ati cyakoze wariyakiriye. Kwiyakira rero byumvikana mu buryo butandukanye, bamwe babyumva ukwabo abandi bakabyumva ukwabo. Nyamara mu by'ukuri mu magambo make cyane atarimo siyanse nyinshi cyane n'ubwenge bwinshi cyane, kwiyakira nyine ni ukwiyakira ukisobanukirwa mbere na mbere. Kwiyakira ni ukumenya ngo ndinde, kandi se kuba ndi uyu nguyu bisobanuye iki, bimariye iki, bintwaye iki, ndava he, ndi hese ahubwo, cyangwa se nderekera hehe. Ngo rimwe na rimwe ngo hari ubwo usanga umuntu mu by'ukuri akora akazi ariko ako kazi katamunyuze. Ngo rimwe na rimwe rero uretse n'ako kazi cyangwa se n'umukunzi afite, umugabo cyangwa umugore atamunyuze, mu gihe bagendana mu muhanda yagira hari abantu benshi cyane akisigaza inyuma, cyangwa se akaba yagira isoni zo kwereka abantu umukunzi we cyangwa se umubyeyi we ku bana bamwe na bamwe mu bigo by'amashuri. Ngo kuba rero udashobora kwakira ibintu by'ingenzi bikugize biri mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'umukunzi, umugabo, akazi, ubukene ufite se cyangwa uburwayi n'ubumuga runaka, ingeso zakunaniye kuzicikaho, ibyo ukaba udashaka kubyakira cyangwa kwereka abandi ko ibyo bintu koko bikuriho, ngo icyo ni igisobanuro cya nyacyo cyo kudashobora kuyakira. Ngo iyo umaze kuyakira rero ngo ibyo byose wumva ko ari ibintu bisanzwe mu buzima, kuko n'ubundi ngo tudatunganye cyangwa ngo tube abamarayika. Hari ibyo dukora neza, hari ibyo dukora mu rugero, hari n'ibyo dukora nabi nyine bikaba bizwi. Ngo burya n'ubundi umuntu ari gusinda ku manywa akagwa mu mufurege w'amazi akavunika amaboko, ariko kandi nta soni bimuteye ndetse ari fier yo kuba yasinze. Ngo nubwo yasinze kandi akaba ari imyitwarire itari myiza, ariko ngo uwo muntu ni inyangamugayo ndetse n'imfura, kuko nyine yabashije kwiyakira. Hari abandi bazinywera mu bwihisho bakarara barwana mu rugo, ukibaza icyo bapfa cyangwa se aho bizagarukira, nyamara mu by'ukuri ari ubusinzi kandi ukaba utaramubona yasinze. Ngo ntushobora kwakira ubukene bwawe cyangwa ubukene bwa famiye uvukamo, ubukene bw'umugore cyangwa se umugabo wawe, ibyo ngo bizaba ari intambwe nziza cyane yo kwiyakira, kandi bizagufasha mu iterambere no gutekereza ku buryo ushobora kubihindura, kuko iyo utarabyakira kandi ubikora ngo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo usuzumye mu mico no mu myitwarire cyane cyane ku bantu mu bihugu bya Afurika, abenshi usanga iyo agiye gusambana ajya kwihisha hirya iyo ngiyo, ugasanga umugabo avanye umukobwa mu ntara agiye kumusambanyiriza mu mujyi wa Kigali, bamarayo iminsi 2 cyangwa 3 bakagaruka. Nyamara mu by'ukuri aramutse abikoreye naho ngaho iwabo nta wamuveba cyangwa se ngo amugaye, cyane ko amafaranga bakinira amaraye nyine yayakoreye, n'amatike ategesha araye ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose yakoresha byaba ari ibyo nyine nta wundi aba yabitiriye. Nyamara we yaba yiyakiriye yakaba yashatse ahantu hafi aho ngaho abikorera. Niyo mpamvu ngo ubona abazungu cyane cyane abo mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bakora byose bubu butinganyi, bubu businzi, bubu buraya, ibi n'ibindi bikorwa bidakwiriye babikora ku manywa nyaruhangari, abandi bantu babareba. Buryo uhita wishima n'icyo uri cyo, ugaterwa ishema n'ibyo ufite, cyangwa se nuko umeze, niba ari uburwayi, ubumuga, ingeso, cyangwa se inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi, ibyo bigendera ubigaragaze, ubyirate, nuhagarara ubyiyumvemo, nuryama ubyiyumvemo, ntugaterwa isoni nuko abandi babimenya cyangwa se babivuga. Nk'uko yamize amazi ireba hejuru ngo akabi kabonwa na bose. Niba ari byiza reka babivuge, niba ari na bibi nabwo reka babivuge, igihe kizagera babihage maze babiceceke. Icyo nicyo gisobanuro cya nyacyo cyo kwakira uwuriwe, ugaterwa isoni n'umwuga, ndetse rimwe na rimwe ahubwo ugutunze byumera nk'akasuku mu gutukana yari yakiriye Yero the Queen ndetse n'abandi basiri Queen batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bakiriye uburaya bwabo kandi bukabatunga, nta n'icyo bibatwaye, yewe nta n'isoni bibateye. Ndagushimiye ku kiganiro cyacu cy'umunsi, ibiganiro byacu biragaruka.